nkuko mubibona ndi muri Instagram account yanjye, aba ni aba followers bamaze kumfollowinga muri aka kanya. Rero aba nawe ushobora kubabona muri aka kanya. Ngiye kukwereka uburyo ushobora kubona aba followers 800 b'ubuntu kuri Instagram account yawe. Sibyo gusa, turaza kurebera hamwe n'uburyo ushobora kubona aba subscribers 100 kuri account yawe ya YouTube, ukabona aba followers b'ubuntu kuri TikTok account. So nkuko mubibona cyane ari mfite aba followers 60, ariko ngira ngo urabona ubu ni 850. Mbere na mbere kamaze muri screenshot nari nafashe kugira ngo ubone yuko ibintu mbwira ari byo, hanyuma duhite dukomeza. Ngira ngo mu kanya gatoya ni bano ba followers nari mfite 65. Hanyuma muri aka kanya ngira ngo urabibonye yuko maze kugira aba followers 500 reka turebe 554. Ngira ngo mugaba noneho abo dufite, iyi ni account imwe. Ngira ngo turi sign na 44. Hanyuma urabona yuko 3:44 aribwo byari bitangiye. Bivuze yuko iki gikorwa gitwaye isaha imwe kugira ngo mbe mbonye aba followers 800. So sibyo gusa, reka turebe email nakiriye. Turebye muri email nabonye, urabona ko yes, nibwo nakiriye ino email imbwira yuko order yanjye yongeweho. Hanyuma nyine ibindi nawe ushobora kubisoma ukaba wabireba. So iyi ni website nabahaye n'ubundi bushije, bayita kikitube.com. Aha ngaha uriyandikisha bakaguhereza free fund $1, baguhereza $1. Iyo bamaze kuri guhereza uba wariguramo aba subscribers, aba followers kuri social media zigiye zitandukanye, aba TikTok, Instagram, yewe na Facebook. Ukeneye ama views, like, byose ubisanga kuri TikTok, kuri kikitube.com. Ikindi nuko iyi website irizewe 100% dukoresheje urubuga bita Scam Advisor. Turaza gusanga iyi website yizewe 100%. Reka tunyarukire kuri Scam Advisor turebe ibyo batwereka. Nkuko mubibona, aha ni kuri platform ya Scam Advisor. Uru ni urubuga rutestinga website za scam. Ngira ngo nkuko mubibona www.kikitube.com. Ngira ngo murabona yuko ni urubuga ruri secure 100%, rurizewe. Hanyuma rero nawe ushobora kuza ukaba wasoma byinshi cyane baruvugaho, ugakora analysis zawe. Ni urubuga n'ubundi usanzwe rwo rugurisha services zo promoting ama social media. Social media yari yose waba ukeneye ko bagupromotingira bayipromotinga. Ariko noneho woho kwiyandikisha bataguhereza ino bonus direct. Tudatinze rero mu gihe tumaze kubona yuko runo rubuga runizewe 100%, reka noneho turebe uburyo wiyandikishamo n'uburyo nawe ushobora guhita ubona aba followers kuri social media zigiye zitandukanye, yaba ari kuri TikTok, Instagram, kubona aba subscribers kuri YouTube. Turaza kubirebera hamwe turebe uburyo bikorwa. Step ya mbere ni ukubanza ukiyandikisha. Hanyuma urajya muri Google Chrome yawe, uze hano hejuru muri search, ukandeho usacinge. Ushobora gukanda new tab cyangwa se ugahita usacinga nyine wenda kuri browser ihari, ugahita wandika Kikitube, ugaruka twiyandikisha. Urakonse n'ufite indi account, urumva ntabwo byakunze kubanza muri logout mbere, ku buryo uzajya ubigenzamo kugira ngo ubone bano bantu bawukurikira. Hanyuma nkuko nabibabwiye, ngiye kubereka uburyo noneho ushobora gufungura account ukabona aba followers benshi kuri TikTok. Nkuko mubibona mfite aba followers 400. Iyi account nayifunguye umusibejo, ukuvuga ngo uyu munsi ni wa kabiri nyifunguye. Na promotion nimwe nigizemo uretse iyi ngiye gukora. So urajya muri TikTok account, kuri profile yawe urebe ahantu hari share, uhakande ufate link ya profile yawe. Hanyuma numara kuyifata uze ukore ibingibi ngiye kukwereka. Twagiye garuka muri browser yawe Google Chrome ukoresha.
hanyuma rero step ya mbere, reba neza yuko wasacinze kkitube.com, ugomba kuba yanditse gutya. Hanyuma rero niba wamaze kubisacinga, ndizera yuko uri kuri no page. Niba uri kuri no page rero, ikintu ugiye gukora, reba aho hejuru handitse sign up and get $1 try select services for free. Nukuvuga ngo urakanda mwahangaha muri ano magambo ya hano, numara kuhakanda urategereza barahita bakugeza hano. Nukuvuga ngo niba kugeza hano, aha hambere ugomba gushyiramo izina ryawe, noneho aha kabiri ugashyiramo email, aha gatatu password, hanyuma munsi ukaverifya captcha. Ugomba kureba neza niba ibi byose mubwiye wabikoze. Nukuvuga ngo kano kabogisi ka hano kagomba kuba kaviwe. Tudatinze rero reka tubyuzuzemo hanyuma duhite dukomeza. Niba ubona rero wamaze kuvivura hano muri kano kabogisi, ukaba wamaze gushyiramo password, email ndetse n'izina, wowe kanda hano kuri sign up. Urakanda hano kuri sign up, hanyuma numara gukanda kuri sign up, utegereze so ndabona ubwo ikintu gihari nuko twamaze kwiyandikisha already, urabibona. Gusa maybe birashoka yuko ndi gukoresha browser imwe, none nari maze no gukoresha ira account, ariko igihari cyo nuko n'ubundi bamaze kutubwira ko twamaze kwiyandikisha kuri no email. Ikintu gihari rero nuko ngiye gushaka indi email nkoresha, hanyuma nze dukomeza mwereka uburyo bigenze. Hanyuma rero niba bamaze kubikora neza nkuko hejuru kuzuzamo imyirondoro, wamara kuyuzuzamo ukaverifya captcha, baraza guhita bakugeza hano. Ngira ngo urabona baduhaye £1 email verification. Ndaza guhita mwereka step ukurikizaho. Kugira ngo rero ukore email verification, uraza kumanuka hasi uze hano handitse try free, niho uri bumanuke uze numara kuhakanda uhite uverifya email yawe. Hanyuma rero reka dukande hano kuri try free. Numara kuhakanda utegereze, urategereza. Nangaha dukanze mutaza kuberwa hariho. Hanyuma niba utarakora subscribe kuri yuno, utazagirwa n'ibintu byiza nk'ibi ngibi. Ikindi ufite ikibazo warwandikira muri commentaire tukaba twagusubiza. Ni ukuvuga ngo rero numara gukanda kuri barimo barakubwira yuko ufite $1 as free credit, ushobora kuyikoresha nyine utanga order ukeneye. Hanyuma rero uraza kumanuka hasi, uze ukande aha kuri select service type. Uraza kuhakanda, numara kuhakanda ushobora guhitamo icyo ushaka. Ni ukuvuga ngo ushobora kubona views zo kuri YouTube, TikTok like, Instagram followers, aba subscribers, TikTok views, like, YouTube like, Instagram like, ugakomeza ukamanuka ukareba. Ni byinshi cyane. Twitter views zo kuri Twitter, views zo kuri Instagram, TikTok, aba followers nyine bo kuri TikTok, Telegram reaction, switch followers, YouTube comments, Telegram member. Ni byinshi cyane. Urabona ko iyi ni company nyine ipromotinga ama social media agiye atandukanye. Ni byinshi cyane wabonaho, wasangaho. Ushaka promoting ama shorts video barabigukorera, Facebook kuyipromotinga barabikora. So reka rero duselecting TikTok kuko aka kanya niyo ngiye gupromotinga TikTok followers. Okay, numara guselectinga service ushaka, noneho hano hasi baza gutaguhereza indi option. Nukuvuga ngo hanga duselectinze platform tugiye gukoreraho ni ya TikTok, ariko noneho iri kumwe nyine n'ibyo dushaka. Hanyuma hano hasi noneho tugiye gutanga, tugiye guhitamo se abo bantu baragomba guturuka cyangwa se biraza gutangira ryari. Rero na recommendinga gukoresha hano kugira ngo uze kubona nk'izo nabonye.
nukoresha hano munsi ushobora kubona igiciro kiri expensive, uko nyine igenda bifite rate yo hejuru ni nako usanga igiciro kiri expensive. Reka duhitemo hano hejuru, hanyuma numara kwahitamo uraza kuba ufite ya link wakuye kuri TikTok, hanyuma uraza kumanuka hano hasi, urascrolling umanuka hasi hahera, uze upastingemo link yawe yo kuri TikTok, ubanze ucekinge neza niba ariyo. Okay, numara kubona ko ariyo, ikintu kiba gisigaye uraza guhita uza ahangaha ushyiremo noneho umubare w'aba followers ukeneye kuri TikTok. Ahangaha niho ubashyire, kubera yuko ahangaha bamaze gushyiramo link. Reba neza ko wayishyizemo, noneho ni ukuvuga ngo ahangaha urebye neza barakwereka ati free. Iyi free rero iri kukwereka noneho abo ugomba kubona 208. Uno mubare